U Rwanda ni rumwe mu bihugu bya mbere hano muri Afurika biri gutera imbere ku ikoranabuhanga, ku bikorwa remezo, ubwo ndavuga amashuri, ibitaro, amahoteli, amasitade ari kuri standard, ibibuga by'indege n'ibindi bikorwa remezo umuntu wese abona uri ku isi hose akabona ko igihugu cy'u Rwanda kiri gutera imbere ku buryo budasanzwe. Ibi biratuma mu by'ukuri u Rwanda mu by'ukuri ahantu hose rujya kuri standard imwe, abanyarwanda bose bakaho ubuzima bujya gusa bitewe n'ukuntu ikoranabuhanga ndetse n'iterambere riri kuzamukira rimwe mu midugudu ndetse n'imirenge igitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu twabagejejeho top 10 mu by'ukuri itangaje cyane. Ni top 10 y'uturere hano mu Rwanda 10 turi gukorerwamo ikintu cyitwa uburaya ku rwego rudasanzwe. Tega amatwi wumve ko utwo turere dukurikirana uko ari 10 hano mu Rwanda, uko utwo turere mu by'ukuri abakobwa baho bari kwicuruza ku rwego rwo hejuru. Kuri iki gihe ikoranabuhanga ryaje, umuntu ashobora kwicuruza akoresheje uburyo bugiye butandukanye. Ubwo ndavuga ko yakoresha nka Instagram, Facebook, WhatsApp ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Abakobwa bakomeje kugenda binjiriza amafaranga bitewe n'ikoranabuhanga rimaze kugera ku isi. Ubwo nyine ushobora gukontakta n'umuntu mukagirana mu by'ukuri ukuntu muhura, mugahurira muri hoteli runaka, ubundi mukaba mu by'ukuri mwadiringa, ubundi akaba yakwishyura amafaranga. Abakobwa mu Rwanda bakomeje kugenda mu by'ukuri bagaragaza ko bari gutunga ibintu bidasanzwe. Ubwo ndavuga ko umukobwa yatunga telefone ya miliyoni n'igice, kuba yaba mu nzu y'ibihumbi 500 ku kwezi. Ibi ntabwo bikiragashya mu mujyi wa Kigali cyane cyane. Nta kindi kintu mu by'ukuri kiba kibateza imbere, dore ko usanga abakobwa nta kintu bakora, ahubwo mu by'ukuri ikintu bakora ari ukuboha n'umugoroba ugeze akambara akajipo keza, agakweto keza, ubundi akerekera imihanda akajya guhura n'umuntu bahanye proti, ubundi amafaranga akinjira. Tega amatwi yumve ko utwo turere dukurikirana. Ku mwanya wa 10 hari akahe karere? Ku mwanya wa 10 hari akarere kitwa Nyagatare. Akarere ka Nyagatare ni kamwe mu turere no mu Rwanda twagaragaye ko abakobwa baho bijijisha ku rwego rudasanzwe, ariko bakomeje kugenda mu by'ukuri bagaragaza ko nta kintu kibatunze nko kuba mu by'ukuri bahura n'abagabo cyane bakabaha ku mafaranga. Ugeze hara mu karere ka Nyagatare ubona ko abakobwa baho benshi bambaye inkweto zihenze, amakanza ahenze, amatelefone ahenze, ariko bajya gukora ubushakashatsi ugasanga ntahandi bayakura uretse guhura n'abagabo. Si bose gusa mu by'ukuri usanga generally abenshi ubona ko ntahandi ari gukura agafaranga uretse kuba bahura n'abagabo bwihishwa. Dore ko abakobwa ba Nyagatare byamaze kugaragara ko ari mwe mu bakobwa bijisha cyane, bakagaragara nkaho ari abakobwa bo mu rugo bibera mu rugo, kumbi amafaranga twamenye ahantu bayakura, abenshi bahura n'abagabo bwihishwa. Akarere ka Nyagatare kakaba kari ku mwanya wa 10 hano mu turere twa mbere mu Rwanda turi gukorerwamo umwuga w'uburaya ku rwego rudasanzwe. Kwibutse ko umwuga w'uburaya hano mu gihugu cy'u Rwanda utemewe, kuko uyu ni umwuga mu by'ukuri usanga udasora, udafitiye igihugu akamaro, ahubwo mu by'ukuri usanga uri gufasha urubyiruko rwinshi kuba wareka gukora imirimo ibyara umusaruro, ahubwo ugasanga bari kwinjiza amafaranga adafitiye igihugu akamaro. Igihugu cy'u Rwanda nkwibutse ko kiri mu bihugu bya mbere hano muri Afurika gifite abakobwa beza cyane, abakobwa bateye neza, haba uko baseka, haba uko bareba, haba mu by'ukuri uko batambuka. Iyo urebye mu by'ukuri abakobwa mu Rwanda ku kintu cyitwa inyashi ubona ko bameze neza, bateye neza, ariko bakomeje kugenda baca impaka kuba bagenda bicuruza cyangwa se bigurisha mu buryo bugiye butandukanye. Ku mwanya wa 9 hari akahe karere? Ku mwanya wa 9 hari akarere kitwa Muhanga. Akarere ka Muhanga ni akarere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Aka ni akarere mu by'ukuri byoroshye cyane kuba wakageramo, waba uturutse i Kigali, waba uturutse mu Majyaruguru, waba uturutse mu by'ukuri i Huye ahari kaminuza nkuru y'u Rwanda, kuba wagera i Muhanga ni ahantu mu by'ukuri byoroshye. Ari mu karere ka Muhanga uzahasanga abakobwa beza badasanzwe. Iyo urebye mu by'ukuri hariya mu hoteli abarizwa hariya i Muhanga, ubona ko abakobwa baho bakoramo kuri za reception, muri service, ubona ko ari beza cyane, ndetse ibi bigashyira akarere ka Muhanga ku mwanya wa 9 mu turere twa hano mu Rwanda dukomeje kugaragaramo abakobwa bakomeje kugenda mu by'ukuri bakora service yo gukora kuba bakwicuruza cyane ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 8 ushobora kwibaza utese hari akahe karere? Ku mwanya wa 8 hari akarere kitwa Huye. Akarere ka Huye ni akarere mu by'ukuri uzageramo ukabonamo kaminuza nkuru y'u Rwanda. Iyo uri gutembera hari mu by'ukuri Itumba, Ngoma, Kwitaba n'ahandi hagiye hatandukanye, muri weekend ubona ko abakobwa bahariya mu by'ukuri ari benshi bambaye mu by'ukuri uburyo budasanzwe. Nimugoroba ubona ko bagiye guhura n'abagabo, nta yindi ntego bafite no kujya gushaka amafaranga bahuye n'abandi bagabo. Rero uzatembera hariya mu karere ka Huye uzomirwa cyane, uzabona ko hari abakobwa
benshi badafite ikintu bakora kizwi ahubwo ari uguhura n'abagabo ni mugoroba, dore ko akarere ka Huye kuzuyemo abanyeshuri benshi cyane baba baje kuba bahashaka ubumenyi. Byumvikana neza ko weekend yaho ibishyushye cyane iba yuzuyemo urubyiruko ruturutse imihanda yose, imihanda igiye itandukanye. Rero nugera hariya muri Huye ugatemberera Itumba ku Mukoni uzabona ko hari itandukaniro n'indi migi kubijyanye no kuba abakobwa baho bakomeje kugenda bicuruza. Kwibutse ko niba utarakanda kuri subscribe guys, kanda kuri subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Iyo ukanze kuri subscribe bimpa imbaraga, biramotiva, bituma nkora ubushakashatsi bwimbitse. Ku mwanya wa 7 hari akahe karere, ku mwanya wa 7 hari akarere kitwa Musanze. Akarere ka Musanze ni kamwe mu turere hano mu Rwanda dukomeje kugenda tujyamo abakobwa benshi baturutse imihanda yose, bitewe nuko mu by'ukuri hano mu karere ka Musanze hari amahoteli menshi, hari ibikorwa remezo biri kuzura. Mu by'ukuri abakobwa benshi bakaba bahabona akazi, ubwo ndavuga gukora muri za massage, mu masalo de coiffure, bitewe n'ukuntu umujyi wa Musanze uri kujyamo abakire benshi, abakire bitewe n'ukuntu muzi neza ko hari Musanze byoroshye cyane kuba wahakorera business. Ibi rero bishira kuri pressure y'ukuntu mu by'ukuri hari n'utubare twaho twahari mu mujyi wa Musanze tugira abakiriya benshi cyane, ubwo byumvikana neza ko y'abantu bari kunywa inzoga abakeneye n'abakobwa. Akarere ka Musanze rero kakaba kari ku mwanya wa 7 hano mu gihugu cy'u Rwanda, turere dukomeje kugenda tugaragaramo abakobwa bari kwicuruza cyane. Ku mwanya wa 6 hari akahe karere, ku mwanya wa 6 hari akarere kitwa Rubavu. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere hano mu Rwanda dukomeje kugenda duca impaka aho abantu bakomeza kugenda barira amafaranga muri weekend. Ubwo ndavuga abakongomani, abarundi baba bamanutse, abanyarwanda baba bamanutse bajya hari mu by'ukuri tamu kurya amafaranga, kurya amafi, bameze neza cyane. Iyo hageze rero usanga abakobwa benshi cyane beza cyane baba bavuye imihanda yose baje kwishakira ifaranga, dore ko umusore wese ujya hariya aba yishakira mu by'ukuri kuba yarya akishima agakora ibyo umubiri we yumva umusaba. Uzatemberera hara mu gace ka Rubavu uzumirwa cyane muri weekend, uzabona ko ari umujyi ufite vibe utandukanye ndetse urimo n'abakobwa beza cyane. Ku mwanya wa 5 hari akahe karere, ku mwanya wa 5 hari akarere kitwa Bugesera. Akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere turi kuzamuka cyane mu iterambere, ni kamwe mu turere turi guturwa n'abantu bagiye batandukanye bavuye imihanda yose, abavuye mu mujyi wa Kigali, abavuye mu majyaruguru, abavuye Iburasirazuba n'ahandi henshi mu by'ukuri, bitewe n'ukuntu uri mujyi ugiye kuba umujyi udasanzwe, bitewe n'ikibuga cy'indege kigiye kuba cyuzura muri uyu mujyi. Akarere ka Bugesera kakaba ku mwanya wa 5 hano mu Rwanda mu turere dukomeje kugenda duca impaka. Iyo ugeze Bugesera ubona ko urubyiruko rwaho rw'abakobwa rukomeje kugenda rugaragaza ko rwishakira kwifaranga ry'abagabo, ubundi bakaba bakora icyo na kwita nk'imibonano mu rurimi rw'ikinyarwanda. Akarere kari ku mwanya wa 4 nakahe, akarere kari ku mwanya wa 4 na akarere ka Nyarugenge. Akarere ka Nyarugenge igendwa n'abayizi. Rero iyo ugeze muri Nyarugenge ubona ko abakobwa baho ari VIP cyane, abakobwa mu by'ukuri usanga mu mahoteli akomeye abarizwa muri Nyarugenge, Marriott, za Serena hoteli. Iyo hageze uhabona abakobwa beza, abakobwa bafite amamodoka, abakobwa bameze fresh, ariko ugeze mu maroji yaho ubona ko mu by'ukuri ari abakobwa baje kuba bishakira abagabo bo kuryamana bavuye imihanda itandukanye, abavuye za Nigeria, Ghana, Congo, ibihugu byinshi bigiye bitandukanye baje mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali ikwirira amafaranga. Nyarugenge rero ikaba iri ku mwanya wa 4 hano mu Rwanda mu turere dukomeje kugenda duca impaka. Ku mwanya wa 3 hari akahe karere, ku mwanya wa 3 hari akarere kitwa Kicukiro. Akarere ka Kicukiro ni kamwe mu turere dukomeje kugenda tugaragaramo abakobwa beza bateye neza, mu by'ukuri basa neza, baseka neza. Iyo ugeze muri Kicukiro rero ubona ko ikomeje kugenda ica impaka mu bijyanye no kuba abakobwa baho bakomeje kugenda bagaragara nkaho bicuruza cyane ku rwego rudasanzwe. Ku mwanya wa 2 hari akahe karere, ku mwanya wa 2 hari akarere kitwa Gasabo. Akarere ka Gasabo ni kamwe mu turere mu by'ukuri dutuwemo n'abantu bagiye batandukanye, abanyamahanga, abanyarwanda, abanyamafaranga, urubyiruko rwinshi. Muri Gasabo rero nuhagera uzumirwa cyane. Ugeze ara ku Gisimenti ukabona kuntu abantu bari kunywa amatekila, bari kunywa marikeri, abakobwa bato, ubona ko ibintu bitoroshye, ubona ko ibintu byo yitwa gushaka amafaranga bashiritse ubute, ko bahura n'abagabo ari ibintu toto cyane. Rero iyo ugeze hariya muri Gasabo cyane uri gutembera ari Remera ku Gisimenti, ubona ko abakobwa baho mu by'ukuri bashiritse ubute, kandi ko baba biteguye bambaye amamini, bari kunywa amatabi, ubona ko ari ibintu bidasanzwe cyane. Iyo ugeze hariya mu Migina ubona ko bikomeje kugenda bigaragara ko urubyiruko rwaho rwahagurukiye abagabo. Ndagukunda cyane aho twakubanye. Ciao turi kumwe cyane mu kindi kiganiro.